chapitre ya mbere. The boy in exile. Umwana w'umuhungu mu buhungiro. Every great story has buri nkuru yose a beginning. Igira itangiriro. Paul Kagame. It began far from home. We bijya gutangira byatangiriye kure y'iwabo. Yavutse mu 1957. Southern Rwanda. Avukira mu majyepfo y'u Rwanda. His early years were shaped imyaka ye yo mu bwana by the turbulence of a nation. Ntago byari bimeze neza kuko igihugu nticyari gitekanye. With its identity. Bitewe n'abantu n'ivangura ryari riri mu gihugu, abantu bazira uko bameze. Ku myaka 2 yonyine. His family was forced to flee to Uganda. Umuryango we waje guhatirizwa kwimuka uhungira Uganda. The ethnic tensions that would later erupt into icyo gihe byari muri cyagiye cy'ivangura amoko, aho byaje kurangira havuyemo amahano. Mwese murayazi ndetse n'ibyakozwe mu Rwanda mwese murabizi. Growing up in a refugee camp. Gukorera mu nkambi y'impunzi rero. They learned the harsh realities of displacement. Kagame yaje gusobanukirwa ndetse yumva neza cyane ikintu cyo kutaba ahantu hamwe utuye nk'umwene gihugu. Akiri umwana mutoya. Muri we indani yakuranye imbaraga ndetse n'umutima ukomeye. Avuga ati umunsi umwe nzasubira mu rugo iwacu muhira, ngende nandike amateka. Gusa icyo atarazi ni kimwe, nuko icyo kibatsi cy'umuriro cyamwakagamo umunsi umwe cyari kuzazana impinduramatwara, apana urugomo, ahubwo ari intumbero no kureba imbere. That would transform a broken nation ibyari bigiye guhindura igihugu cyangiritse cyangwa se cyacitse umugongo into a beacon of hope, kigahinduka igihugu cy'ibyiringiro ndetse n'ibyiza byose.